ruhande rwanjye rero rundi umuntu w'igikara muremure ibitananuka ubyibushye bingana iki hari imibyibuho iratandukanye hari umuntu uza rwose apana abandi babyibushye cyane bari yego ariko bitavuze ko Imana ubundi twe tukifuza ukwacu ariko Imana ikaba ibyaguhitiramo yego ahubwo nakwifuza umugabo ubyibushye cyangwa umuntu ubyibushye ari we wujuje bya bindi ukunda kunyubaha kumubwira abana kunyitaho nawe ukamwitaho hanyuma se urabona ufite abana babiri ufite imyaka 28 uracyari muto ese wifuza se uwo mukunzi w'iyo myaka wifuza aramutse nawe avuga ati nari nashatse biranga ndifuza ko duhura tugahuza umuryango aramutse afite abana 3 cyangwa umwe wakumva wabyishimira icyambere nanjye narabyaye kandi abana n'umugisha icyambere nakubwiye kuba yemeye kubaha abana banjye bafata nk'abakabaha urukundo yego banumva kandi akabunda banumva abana batanga ikibazo hagati yacu telefone ntabwo uri telefone niyo umuntu ku giti cyiwe yego telefone niba ari umugabo niyo mugabo igakuma kuko nawe telefone yawe tujye tubanza dutekereze ntabwo umugabo aba aziranye n'abasore gusa yego aba afite abantu bamenyanye ku ishuri baba bafite n'abantu wenda bashobora kuba baganira kandi ikintu kimwe bapanga bahuriye no mu kazi cyangwa ukuntu twamenye twiganaganya mvuga ishuri meze uteye biki kandi nta kintu na kimwe umufata nk'inshuti biraho ariko ukora ya magambo twamenyanye turi ku ishuri ya magambo ko kuntu twabe tumeranye ko kuntu tumerana mu rubyiruko bisa agifata telefone niba kubwira yimereze nibwo burenganzira ufite bwo kuyifata y'umushinga yita hasi telefone uburenganzira ko nawe ufashe telefone yawe akarebamo wa mugore we afashe telefone akarebamo mu yawe biba bigize hari henshi yabonamo hari benshi yabonamo amazina kandi nawe mudafite n'ikintu kimwe mupanga rero uko ufite abantu benshi muganira gutyo nabo niko abafite abantu ariko twige rwose koroherana no kubahana tworoherane kuri njye bari kuko niba ari ibyo ufashe ngo umuntu wamukunda ufite amafaranga ufite iki baba bafite ariko badafite urukundo hari ababa bafite byose ariko urukundo reka rwarabihishe ugasanga na bya bintu musanganye arabigusuzuguza ariko ngiye ku ruhande rwanjye ngo nashaka umuntu none yaba adafite tugatangirana azive tugashyira hamwe yabona iryo jana nabona senya tukakira tukareba ati muri ijana 50 tubone haravamo ikintu kizadufasha kuko aho ngaho ndakeka ntabwo zagusuzugura kuko ibyo mufite mwaba mubifite mwese mwabishakanye yego kandi abashyize hamwe n'Imana byose bigenda neza hanyuma se ndacyakubaza aramutse agukunze akagukundira abana nawe afite abo bana ariko afite nk'inzu yarayanditseho babana ntago wabigiraho ikibazo ko abana bawe batazagira umugabane kuri ya nzu no ibyo nibyo namusanganye yego ubwo na mbere y'uko nza byari iby'abana nyine ntabwo nagenda kuko mpageze ngo mfite impindura ibintu ntabwo naharanira gukora cyane kugira ngo n'abana banjye bazagira icyo babona banagira yego kugira ngo turasinziriza bati tubonye nk'amazi 3 dufite abana 5 niba wenda umwana umwe wiwe yaramwanditse indi ni ukuvuga dufate imwe natwe tuyandikeho umwana wacu ikindi tuyandike gutyo nyine ntabwo nagenda ngo ibyo afite mbihindure oya ahubwo twashaka ibyo dusanze iyo tugiye gufatanya gushaka ari byo tuzizagagiramo kurenza ibyo musanganye yego ikindi nashaka kukubaza uramutse hagize kumva ibigwi byawe akagukunda yaba yumva afite amatsiko niba waratandukanye byemewe n'amategeko na wa mufasha wawe mwashakanye imbere yego twari tandukanye imbere
y'Imana n'abantu imbere y'Imana n'abantu mwararangizanyije. Yego ubu nta kibazo meze neza akazi kurigenga. Hanyuma akabazo k'amatsiko nanone umukunzi hagize umuntu uguhitamo akaba umukunzi wawe wamumara amatsiko ki cyane cyane ko umubyeyi ahora ashaka kuza gusura abana be aramutse ashaka kujya niba hari iminsi mwavuganye azajya aza gusura abana cyangwa se ukabamwoherereza bimeze bite wamara amatsiko ki kuri uwo muntu ushobora kuguhitamo kandi akumva rwose agukunze ariko kumva agize n'akantu k'inkomyi ko kuba yatekereza ko gutyo? Birumvikana uko umuntu mwabyaranye akenshi ntabwo wavuga ngo nta kintu kizongera kuduhuza kuko abana barabahuza. Yego ariko iyo ari umuntu ugukunda ukwizera n'ikindi avuga umuntu ukumva ushobora kugaruka amubwira ati papa w'abana azakenera kureba abana iki gihe n'iki. Akenshi bikaba byiza umugabo wanjye cyangwa uwo nabonye nk'umugabo akaba ahari. Niba papa abana yaje agakina n'abana akidagadura byishimira cyane umugabo wanjye abaye ahari nawe akabona ko nta birenze hagati yanjye nawe. Nta birenze biri hagati yawe nawe. Cyangwa byaba ari na ngombwa ko biba ngombwa ko ngiye mushyira abana. Yego tukaba twajyana tukamushyira abana tukigarukira tukaza gusubira kubatora. Mukaza gusubira kubatora. Abana ntituri kumwe ubana bari hanze y'igihugu kubera kwiga n'iki. Bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda barimo kwiga mu kindi gihugu. Yego urumva ko muri make umaze impungenge wamufasha wawe mwashobora kubyumva kimwe wakumva aragukunze kandi yifuje ko mwabana umumaze impungenge utabana kandi koko birumvikana ntabwo icyabatanyije ari abo bana mwatanye kubera ku mpamvu zanyu mutabashe kumvikanaho. Abo bana rero baba bagomba gushyigikirwa na se na nyina mu gihe bakibafite. Birumvikana ndumva nta wabura kutabyumva ngo anyurwe n'icyo kintu uvuze. Hanyuma rero nifuzaga ko nk'umuntu w'inararibonye umuntu ufite imyaka 28 ukaba warabyaye mu rugo kabiri numvaga nifuza ko wagira inama abantu bakurikiye Umuranga Family TV ari byo ukagira inama abakobwa bashaka kurushinga n'abahungu bashaka kurushinga. Icyo mbere nabwira abashaka kurushinga cyangwa wenda abamaze kurushinga bakiri abageni icyo mbere birinde kumva amagambo kuko amagambo arasenya ntiyubaka. Biravuga ngo amagambo arasenya ntiyubaka kandi umutima ukunda ntiwihishira rwose. Kuko umuntu akuzanira amagambo ati runaka byagenze gute ikintu ashaka kenshi ushaka kugira ngo gutanye. Ntuzumve ngo inshuti yanjye kuko ari inshuti yanjye araje arambwira ngo umugabo wanjye cyangwa umugore wawe yakoze ibintu nk'ibi. Ese niba ari inshuti yawe ari kungukira ashaka kugusaza cyangwa ubanze mbere y'uko ufata umwanzuro ubanze koko ugenzure cya kintu ukora iperereza urebe ko ari byo. Yego cyangwa nakubwira gutyo wicarane n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe umubwire ko bambwiye gutya na gutya nibyo. Mbere yo kugira ngo wizere uwo wundi wakuzana amagambo. Yego washakanye amagambo ari mukubwira. Ikindi abashakanye bagomba kwicara bakaganira. Hari abantu babana ngo twasohotse twagiye kwenjenga twagize gute ariko nta mwanya bafata ngo bicare baganire nk'umugore n'umugabo cyangwa twenda kurushinga. Bicare baganire bari wese tumaze kugera kuri ibi ngibi cyangwa hanze bimeze gutya bari kutubona gutya. Ikaze ku Muranga Family TV nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro ya Nyagasani aho muri hose isi yose. Ndabizi muradukurikirana kandi mutwivuriza ibyiza mutwifuriza amahoro natwe tubifuriza amahoro. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi
nige nkinyuzaho nk'uko bisanzwe. Uyu munsi mbafitiye umutumirwa utashatse kuvuga izina rye, utashatse kuvuga gutanga nimero ya telefone. Ubu rero mu kanya katarambiranye mbese abantu baje ku bwinshi, batwandikiye ari benshi ku Muranga Family TV, badufite icyizere kimwe kirambye, kimwe gikomeye cyane. Reka rero ntabatindiye umutumirwa mubagezeho. Se mama niba mufatisha ewe saza. Alo? Oui, muraho neza? Muraho neza. Amakuru y'iminsi? Imeze turashima Imana. Nuko natwe turashima Imana. Hano rero ku Muranga Family TV waratwandikiye ariko utubabariye kuba twaratinzeho ho gato, ariko twebwe ntago tujya twirengagiza umuntu watwandikiye, kuko ubu twandikiye ufite igitekerezo cyangwa n'icyifuzo, ntago rero twakurangarana. Ego murakoze cyane. Ubu rero aka kanya twifuje kuganira namwe, mutubwire aho muherereye, mutubwire amazina yanyu, mutubwire imyaka yanyu, mutubwire niba mwarigeze mwubaka wenda mugatandukana, cyangwa niba mukiri abakobwa. Ari byo reka ngerekeho abakobwa b'isugi b'Abanyarwanda. Abanyarwandakazi. Yego. Yego. Ni watangira utwibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye bayita Sandrine. Sandrine? Sandrine. Yego. Abandi Kicukiro. Yego. Ndi umumama w'abana babiri. Yego. Umwana umwe w'umuhungu n'umukobwa. Yego. Umuhungu akaba afite imyaka 9, umukobwa akagira 6. Ariko nkaba natandukanye n'umugabo n'ufite utubana. Mwaratandukanye, mumaze igihe kingana iki mutandukanye? Tumeze umwaka. Hanyuma se ndumva uri umubyeyi w'abana babiri, wowe kabyara we ugaheka, ndumva Imana yaranabikoze neza, iguha ibitsina byombi, iguha kobwa na hungu. Hanyuma se ufite imyaka ingahe? Imyaka 28. 28. Ni byiza cyane. Hanyuma se uburebure bwawe burangana iki? Ndi muremure ariko ntabwo bikabije, ntabwo nambere ngo ndisha gute. Uri muremure ariko wagereranya nka metero 1.70 cyangwa na 60 na kangahe? Na 70. Na 70. Ufite ibiro bingahe? Umuntu wa metero 1.70 twifuza kumenya ibiro rwose ufite. Ibiro 64. 64. Hanyuma imyaka wayivuze, n'abana ufite, uri imibiri yombi. Ufite hanyuma se ufite rwose, numva mfite amatsiko y'ibyo biro ufite uvuze, niyo nubwo burebure numvishe mbikunze cyane. Hanyuma se wasubiye iwanyu muri make? Ntabwo nahise nsubira mu rugo, kuko twararekanye, mbaze gusubira mu rugo nk'amezi 3. Yego. Mbona ibiraka ko nagarutse neza kuba inaha. Ufite akazi nahaye mu mujyi wa Kigali? Ubu ni birakanye umunsi ndabibona, ejo nkabibura nuko. Ariko urumva ko ufite ubushake bwo gukora? Yego. Bijyanye na salo
yaba gukora mu mutwe yaba gusokoza yaba mbese isaro yose. Muri make na kwa kundi umuntu ashaka ngo umureme umuhe ubwiza pe atashye ngo byose na makeup guhera kuri makeup na gukora imisatsi inzara ibintu byose. Wow, ndumva uri umukobwa rwose w'agaciro uzi kumenya kwihangira imirimo. Hanyuma rero waratwandikiye uravuga uti Umuranga Family TV ndabizera rwose uti nifuza umukunzi cyane. Ngaho rero ivi nyuma utubwira umukunzi ushaka. Uwo use n'uwongera ijwi kandi kukubwira icyambere gusa kubona umuntu ugukunda akaba yubaha Imana yego akaba atabishima nawe kandi akagukundira abana mbarumva bihagije. Akagukunda akagukundira abana yego kandi baha kubinda bari tawanje abantu ku ruhande rwanjye rero urundi umuntu w'igikara muremure ibitananutse ubyibushye bingana iki? Hari imibyibuho iratandukanye, hari umuntu uza rwose apana abandi babyibushye cyane bari yego ariko bitavuze ko Imana ubundi twe tukifuza ukwacu ariko Imana ikaba ibyaguhitiramo. Yego ahubwo nakwifuza umugabo ubyibushye cyangwa ubyibushye ariwe wujuje bya bindi ukunda kunyubaha kumugira abana kunyitaho nawe ukamwitaho. Hanyuma se urabona ufite abana babiri, ufite imyaka 28, uracyari muto, ese wifuza se uwo mukunzi w'iyo myaka wifuza aramutse nawe avuga ati nari nashatse biranga ndifuza ko duhura tugahuza umuryango, aramutse afite abana 3 cyangwa 1 wakumva wabyishimira? Icyambere nanjye narabyaye kandi abana n'umugisha. Icyambere nakubwiye kuba yemeye kubaha abana banjye akafata nk'abakabaha urukundo. Yego banumva kandi akabunda banumva abana bataba ikibazo hagati yacu rwose kuko abana n'umugisha abana basanga bari nyine bakitwa abana bacu twese. Yego tugafatanya kubitaho. Hanyuma se uwo mukunzi nawe akubwira ibyo nyine ibibazo yahuye nabyo, akaba akubwira ko afite abo bana mugahuriza hamwe mukabarera, akakubwira ati ntuye Nyamasheke, wava mu mujyi wa Kigali ugatura Nyamasheke? Hari uwawe n'icyo nakindi n'abashaka. Yego aho yaba ari hose wakurikira inzozi zawe. Gukurikira ikambere no gukurikira urukundo rwawe aho yaba ari hose. Yego burya ahantu ntacyo bavuze cyangwa ibintu cyambere n'urukundo. Kuri njye bari kuko niba ari ibyo gufasha umuntu ni wa mukunzi ufite amafaranga ufite iki, baba bafite ariko badafite urukundo. Hari ababa bafite byose ariko urukundo reka da rwarabihishe, ugasanga na bya bintu musanganye arabigusuzuguje. Ariko ngiye ku ruhande rwanjye ngo nashaka umuntu none yaba adafite tugatangirana, mugatangirana tugashyira hamwe yabona ibyejana nabona senya tukashyira tukareba ati muri 150 tubonye haravamo ikintu cyadufasha. kuko aho ngaho ndakeka ntabwo zagusuzugura kuko ibyo mufite muba mubifitanye mwese mwabishakanye. Yego kandi abashyize hamwe n'Imana byose bigenda neza. Hanyuma se ndacyakubaza, aramutse agukunze akagukundira abana nawe afite abo bana ariko afite nk'inzu
yarayanditseho babana ntago wabigiraho ikibazo ko abana bawe batazagira umugabane kuri ya nzu? No, ibyo nibyo namusanganye. Ego. Ubwo na mbere y'uko wenda mbere y'uko nza byari iby'abana nyine. Ntabwo nagenda kuko mpageze ngo mfite impindura ibintu. Ntabwo naharanira gukora cyane kugira ngo n'abana banjye bazagira icyo babona banagira. Yego. Kugira ngo turashyikiriza bati tubonye nk'amazu 3 dufite abana 5. Niba wenda umwana umwe wiwe yaramwanditse indi ni ukuvuga dufate niba tutandika umwana wacu. Ikindi cyandike gutyo nyine ntabwo nagenda ngo byose mbihindure oya. Ahubwo twashaka ibyo dusanze iyo tugiye gufatanya gushaka ari byo tuzizagagiramo kurenza ibyo musanganye. Yego. Ikindi nashaka kukubaza uramutse hagize ukumva ibigwi byawe akagukunda yaba yumva afite amatsiko niba waratandukanye byemewe n'amategeko na wa mufasha wawe mwashakanye mbere? Yego twaratandukanye imbere y'Imana n'abantu. Imbere y'Imana n'abantu mwararangizanyije? Yego ubu nta kibazo meze neza kabisa ndigenga. Hanyuma akabazo k'amatsiko nanone umukunzi hagize umuntu uguhitamo akaba umukunzi wawe wamumara amatsiko ki cyane cyane ko umubyeyi ahora ashaka kuza gusura abana be aramutse ashaka kujya niba hari iminsi mwavuganye azajya aza gusura abana cyangwa se ukabamwoherereza bimeze bite wamara amatsiko ki kuri uwo muntu ushobora kuguhitamo kandi akumva rwose agukunze ariko kumva agize n'akantu k'inkomyi ko kuba yatekereza ko gutyo? Birumvikana uko umuntu mwabyaranye kenshi ntabwo wavuga ngo nta kintu kizangira kuduhuza kuko abana barabahuza. Yego. Ariko iyo umuntu ugukunda ukwizera n'ikindi avuga umuntu ukumva ushobora kuganuka amubwira ati papa w'abana azakenera kureba abana iki gihe n'iki. Akenshi bikaba byiza umugabo wanjye cyangwa uwo nabonye nk'umugabo akaba ahari. Niba papa abana yaje agakina n'abana akidagadura byishimira cyane umugabo wanjye ubaye ahari nawe akabona ko nta birenze hagati yanjye nawe. Nta birenze biri hagati yawe nawe. Cyangwa byaba ari na ngombwa ko biba ngombwa ko ngiye mushyira abana. Yego. Tukaba twajyana tukamushyira abana tukigarukira tukaza gusubira kubatora. Mukaza gusubira kubatora. Abana ntituri kumwe ubana bari hanze y'igihugu kubera kwiga n'iki. Bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda barimo kwiga mu kindi gihugu. Yego. Urumva ko muri make umaze impungenge wamufasha wawe mwashobora kubyumva kimwe wakumva aragukunze kandi yifuje ko mwabana umumaze impungenge utabana kandi koko birumvikana ntabwo icyabatanyije ari abo bana mwatanye kubera ku mpamvu zanyu mutabashe kumvikanaho. Abo bana rero baba bagomba gushyigikirwa na se na nyina mu gihe bakibafite. Birumvikana ndumva nta wabura kutabyumva ngo anyurwe n'icyo kintu uvuze. Hanyuma rero nifuzaga ko nk'umuntu w'inararibonye umuntu ufite imyaka 28 ukaba warabyaye mu rugo kabiri numvaga nifuza ko wagira inama abantu bakurikiye Umuranga Family TV ari byo ukagira inama abakobwa bashaka kurushinga n'abahungu bashaka kurushinga. Icyambere nabwira abashaka kurushinga cyangwa wenda abamaze kurushinga bakiri abageni karaba icyambere birinde kumva amagambo kuko amagambo arasenya ntiyubaka. Byavuga ngo amagambo arasenya ntiyubaka kandi umutima ukunda n'ibihishira rwose kuko umuntu akuzanira amagambo ati runaka byagenze gute ikintu ashaka kenshi ushaka kugira ngo gutanye. Ntuzumve ngo inshuti yanjye kuko ari inshuti yanjye araje arambwira ngo umugabo wanjye cyangwa umugore wawe yakoze ibintu nk'ibi. Ese niba ari inshuti yawe ariko ngo kirahe ashaka kugusaza cyangwa ubanze mbere yo gufata umwanzuro ubanze kuko ugenzure cya kintu
ukora iperereza urebe ko ari byo. yego Cyangwa nakubwira gutya wicarane n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe umubwire ko bambwiye gutya na gutya nibyo. Mbere yo kugira ngo wizere uwo wundi wakuzana amagambo yego bashakanye amagambo ari gukubwira. Ikindi abashakanye bagomba kwicara bakaganira. Hari abantu babana ngo twasohotse twagiye kwenjenga twagize gute ariko nta mwanya bafata ngo bicare baganire nk'umugore n'umugabo cyangwa twenda kurushinga. Bicare baganire bari bose tumaze kugera kuri ibi ngibi cyangwa hanze bimeze gutya bari kutubona gutya twahindura iki twakora iki kugira ngo hanze niba tubona muri ino shusho bari kutubonamo. Ibyo nabyo birafasha mu muryango. birafasha kuganira mukajya inama mugashyira hamwe. Ikindi ukizera umuntu mugiye kurushinga. yego Mbere yo kugira ngo ufate umwanzuro uvuge kuko niho biri guturuka bino bintu byo ko ushakanye n'umuntu nyuma y'umwaka nyuma yo kumva ngo ingo zatandukanye. yego kubera ko hari ibyo wamenye mbere atakubwijeho ukuri. yego ubanza ugafata igihe ukiga kuri wa muntu. yego mbere y'uko uvuga ati ndabyemeye umbanisha akaboko kanjye ndavuze ndabyemeye. banza umenye ko ureba ati ibintu byinshi reba niba ushobora gutekereza ati ikintu cyatandukanye n'uyu mugabo ashobora kuba yarasanze afite umwana wenda atarabindisha cyambabaza. yego wowe mbere y'uko ukamanika banza uverifiye ushakisha ahantu hose umenye amakuru bazi inshuti za hafi bazi iki uvuga ati kuko uno muntu nta mwana aba afite hanze ubishakishe ubaze umugabo wamubaze rimwe kabiri gatatu cyangwa umugore wawe igisubizo uzaguha n'abantu bazaguha uzabona ko ari ukuri. Ikindi ubanza nyine amakuru yose yakusanye kuko ibyo bizagufasha n'abazakuzana amagambo kuko hari amakuru wowe ubwawe wishakiye hari ikintu bizagufasha kugira ngo wubake n'urugo rwawe rukomere kuko byinshi uzaba bimenye mbere y'uko wubaka. Ikindi twige no kubwiza ukuri abakunzi bacu ukuri mwana wa ukuri niko kwabuze mu bantu. Ukuri kwarabuze ibinyoma gusa ntago byubaka. kubakira ku kinyoma dushaka ukuri. yego tubwizanye ukuri. kandi ikindi umuntu ukunda cyangwa umugore wawe cyangwa mwenda kurushinga naho yaba yakoze ikosa gute naho imbere y'abantu bimubwira nabi. twige guhishira umuntu dukunda. umuntu ukundana nawe niba usanze afite ikosa wimutamariza imbere y'abantu. kandi ibyo nabyo byaba byagira ikintu bihungabanyeho ku rugo. kuko nubona ndi mu bantu uraje bagipima ko ugahita unukira hejuru ijambo batangiye ugashiduka nakubwiye. kandi wenda mu bantu bashobora kuba bafata nk'urugo rwacu nk'ikitegererezo bifuza kumera nkatwe. ibibaye tugenda tubikorere hehe ugere mu rugo mugahita ariko ari ahantu nabwo n'isi nsubutunganye hari ahantu byagenze gutya na gutya tutazakosore aho ngaho uzaba wubashye unamwubahishije nta muntu uzabimenya rwose. buriya kutubahisha umukunzi wawe umufasha wawe ni ikintu kibi, ni ikintu gisenya urugo cyane. hanyuma se hari akandi kantu nshaka nifuza ko wagiraho inama abantu bakurikiye Umuranga Family TV. Umuranga Family TV uraharanira amanywa na nijoro kubaka no guhuza abantu ngo babe abantu bagirana urukundo ariko urukundo rw'ukuri ruzira ikinyoma. hanyuma inama wagira abantu badukurikiye, umugabo aratashye yabonye umugore ashyize telefone hasi arayiyoye arebyemo akisaza ati umuntu aturutse witwa gutya na gutya, akongera akisaza ati uyu akarebye mu mugore nawe umugabo arebye muri telefone ye ati ibi ni ibiki n'iki. abo bantu wabagira nama ki nabo bafite amakimbirane ariko biva kureba mu matelefone yabo, kuba barebana mu matelefone yabo? inama nagira uwo muntu, telefone ntabwo ari telefone ni umuntu ku giti cyiwe. yego telefone niba ari umugabo ni umugabo. igakoma kuko nawe telefone yawe tujye tubanza dutekereze ntabwo umugabo
aba aziranye n'abasore gusa. yego Abafite abantu bamenyanye ku ishuri baba bafite n'abantu wenda bashobora kuba baganira kandi ikintu kimwe bapanga. bahuriye no mu kazi cyangwa ukuntu twamenye twigana mvuga ishuri meze uteye biki kandi nta kintu na kimwe nkufata nk'inshuti biri aho ariko kore ya magambo twamenyanye turi ku ishuri ya magambo ko kuntu twazi tumeranye ko kuntu tumerana mu rubyiruko bisa agifata telefone niba kubwira yimereze nibwo burenganzira ufite bwo kuyifata y'umushinga yita hasi telefone uburenganzira ko nawe ufashe telefone yawe akarebamo wa mugore we afashe telefone akarebamo mu yawe biba bigize hari henshi yabonamo hari benshi yabonamo amazina kandi nawe mudafite n'ikintu kimwe mupanga rero uko ufite abantu benshi muganira gutya nabo niko abafite abantu ariko twige rwose koroherana no kubahana tworoherane niyo ukenera kubabara ibyo urabikora uruseka kubabara icyo ushaka kureba muri telefone y'umugabo nawe ni ukwibabaza yego ureba murababara yirinde ibyishimo bigaruka hagati yanyu hari akandi kantu rero nshaka kugira inama ku bantu bubatse uyu munsi bafite ingo umugabo akifuza aba n'aba baza mu rugo rwe n'umugore akifuza aba n'aba baza mu rugo rwe ugasanga baravangura uyu n'uyu ntagomba kurara aha uyu n'uyu ntagomba ese wabagira nama ki ku imiryango yose aba ari imiryango wabagira nama ki inama nabagira ni kwicara hasi bakaganira niba wenda tuvuge muri famiye yanjye harimo umuntu wenda umugabo atishimira cyangwa umuntu bafitanye ikibazo cyangwa muri famiye yiwe hari undi muntu akavuga ati cyangwa umubyeyi akavuga ati abantu simbashaka numva byaba byiza akakubwira ati bano bantu navuga ngo simbashaka ahubwo akakubwira ati naho baza hano umenya ahantu nyine bagomba kugarukira yego kuko ntabwo umushyitsi azaza ngo mwirukane ahubwo bitewe n'ikintu wenda n'ikintu bapfa n'iki bicaye bakaganira hari n'igihe usanga bari gupfa ibintu by'ubucucu gusa yego bakwicara bakaganira abantu bakaza bakabiganiraho bikarangira ugasanga ubwo umuntu wangaga ko azi wawe akugiriye umumaro runaka rwose niyo mpamvu nakugira inama vana n'uwo ari we wese ntiwitegura afite cyangwa rwose ibyo ndabyumvishe ni byiza kubana na buri wese cyane cyane ko kubagarira yose cyane cyane ko ejo utazi aho buzira ugeze ejo utazi aho umufasha wawe bwakwira ageze ibyo bintu ndabyemeye hanyuma rero kandi mugashaka ikintu kitinjiza amakimbirane mu muryango ahubwo muyasohora agende rwose urukundo rwemeye mujye muhora mumeze nk'aho aribwo mugitangira nk'abakumburanye nk'abantu bonyine bagishakana vuba urukundo rukomeze rutohe urukundo rukomeze rukure ubwo rero turagushimiye cyane mutumirwa mwiza turagushimiye ku byifuzo byawe by'umukunzi wifuza turagushimiye ku byo wavuze bikuranga nuko ukifuza n'ibiranga n'umukunzi wawe ikindi turagushimiye pe imana iguha umugisha kuba mwambaye umwanya yego no kwemera ko nanjye ngira icyo mvuga ku erega buri muntu wese yakagombye kugira umusanzu atanga ku gihugu cye erega iyo wubatse umuryango w'abantu uburyo uba wubatse igihugu cyawe urakoze rero ku nama ugiriye abantu bashakanye imana iguha umugisha ubwo naho ubutaha umuranga family tv ntawe iheza ntabwo ica amafaranga abantu baje batugana ngo wenda turakurangiye ubonye umugabo tuguciye amafaranga umuranga family tv ni umuranga nyawe utagomba kwaka ruswa nibyo byiza ariko mama hatubereye kuko akenshi usanga umuntu ajya kuvuga gutya nyine ubona atabasha kugira ahantu yigeze ariko nkamwe mama hari mukabatubera ni ukuri imana ibaha umugisha kandi iki ni igitekerezo cyiza mwagize cyo guhuza abantu yego urakoze cyane imana iguha umugisha akazi keza kandi wiriranwa amahoro kandi njye nk'umubyeyi unsuhuriza abuzukuru uti hari umutate wambwiye ngo mbasuhuze urakoze cyane rero umunsi mwiza
ngo nawe ugira umunsi Umuranga Family TV rero mwabyiyumviye umutumirwa wacu byose mwabyumvishe ibigwi bye uwashaka uko ameze n'inama yagiriye abubatsi n'inama yagiriye abashakana n'abana n'abasanga abana mu ngo bagiye gushaka rwose Umuranga Family TV mubyiteho ari byo n'abadukurikirana babyiteho bakomeze bagira inama abantu aho muri hose inama n'ibitekerezo murabifite nakagaruka rero naho ubutaha